Imana itakurengeye nawe wagira gute? Haya igushuri neza ryige muri kandagiremo. Turiya niwe mugore wawe muzabana hamwe na mwewe yuko 8 by'amata. Birananira nabonye umukobwa n'uburyo kinjiraga mu ivatira ajya ku kazi, birananira neza ndavuga nasima ubu bintu nibyo abadayimoni akajya basanga bazagukubitira mu gipangu rimwe. Reba iyo mpagararo n'igikabutura, mu menyo nta giti nacishijemo, reba urusatsi. Umuhimbyi w'Ikorasi yaravuze ngo na nyuma ya 0 ni nabashakaga agira gutya ati mbwira rero nakere unashaka iki? Ni nyine nari naragize. Wari waragize ute? Ni nyine ni naragize. Ni nyine nari nagize. Abona natangiye kugira ikibazo. Atubwo rero niba ibyo kurya ndumva ntazi. Ni nyine hagarara nkubwira. None se ko ntambwira nibiki? Ni nyine ni narabakunze. Avaniyo ageza ku mutwe. Abwira wa mukobwa ati fungurira porotaye. Ati umuntu uzajya kumukingurira zambona. Numva bandengeje inyuma y'igipanga ari mu kuvuga ngo isuka n'agatebo. Ibintu babirakomeye se barabikomeje, imvugo y'abarayikomeje. Arangije tuba turerekanwe mu Rugarama hariya. Abarokore bati muze muri we shitani na marayika ku ruhimbi. Ubwo shitani ni ngewe, marayika ni wa mukobwa. Abarokore n'abana beza baravuga nyine nuko bati niwe fiyanse wanjye nababwiraga. Cyangwa wibagiwe kuvuga? Oya ntabwo nibagiwe kuvuga. Ugiye kwe nubwo no ari yo ugiye kuvuga niba ntabwo nabiwewe ngo niwe fiyanse. Nuje kwereka musaza wawe se ubwo musaza warataraza. Hari cyo usigaye usengera ati muri ADPR. Muri babasazi. Muri babasazi. Ndabatangariza ngo ubu niwe turi kumwe tubyaranye gatatu. Barakazanye hari mu meshi gakonje uko nagashyize ku munwa gacupa kanga kuvayo goto ngo hubu babazanya kandi umugore aho yicari muri mbashyize ku munwa ka kabiri natewe nibishaka bipfa ariko nanyweye. Shizeyo ngo hubu bazanya ka gatatu umugore ati kwa abaradone harashwanye utati kwa aseka sohoka nushaka ushinyika ariko nanyweye. Ahamagaye wa muramukazi watirikoye irya mukuru riratinda nirihera. Umuntu ni umusazi. Umuntu wafata 6 kwa sebukwe nanyweye fata 6 ndazikubita. Hari ukuntu njya shwanamo na madamu bimwe by'abagabo n'abagore ukumva kanagiyemo ati zafate 6 nushingukeho. Samweli wa kabiri Samweli wa kabiri ibice byaho 9 umurongo waho wa 7. Haravuze ngo Dawidi aramubwira ati humura kuko nazabura kukugirira neza ku bwa Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Katugarukiraho. Numva humvikanye ibyo byose ni amagambo Dawidi umwami yabwiraga Mefibosheti amubwira yuko azamugirira neza. Haleluya. Nabonye hari abambonye bwa mbere tugira amateka menshi nkuko bakomeje kubivuga, ubuhamya bw'ibyiciro 3 ko navutseho mu mabyiruko yanjye. Nabwo n'ubuhamya bujya bufasha abantu, ubwo ntibwandibaga cyane, ariko Imana igeze imbwira ati ujye ubunyuza mu bantu ubuvuge, nabwo bujya bufasha kandi bukubaka. Buryo kinavutse navukiye Nyarugenge
mvukira ahantu hirya ku Muhima rwose, ubu mureba ndi uw'74, urumva amaze kugendamo, urumva ko ntoroshye. Mvuka ndi umwana w'ikinyendaro, mvuka mama yarakoraga akazi ko mu rugo, hanyuma muka data inda arayihisha pe. Ka data yumva uruhinja ruriye hirya aho ngaho, ati byose n'ibiki ndimo kumva, ati nabyaye, ati wari utwite se? Nari ntwite. Aramubwira ati mumbye rimwe kabiri utakiraha. Ubwo mama yagiye atyo, nyine agenda atyo, nakuze ntazi mama. Ubwo ngira amahirwe cyakoza muka data ntiyafata ngo ajugunye iyo ngiyo, kuko Imana yari ifiteho umugambi. Ngirira neza rwose, mugiraho igikundiro, mugiraho umugisha. Namenye n'ubwenge, nzi yuko ari we mama, menya ubwenge mu bandi bana be, menya ngira ngo ni we mama rwose. Naje kubimenya nyuma, iminsi yarabaye yindi. Hanyuma menya ubwenge wacu, twari dufite imodoka 6, hariyo papa yari yaranditseho twatemberagamo ngo abadapfuye barakira, abadahambana nukoreho udapfa. Hanyuma twari dukize cyane, twari dufite bare bitaga Runa, yabaga aha munsi y'isoko rya Nyarugenge. Runa yambira jenoside, sinzi abantu bazi amateka y'i Kigali, wenda ubwo babaye bamwe, yaramamaye cyane. Mfite amangazine hariya muri quartier commercial, imiryango 2, ibipangu Kivugiza n'Igikondo. Mbese turi abantu mu bambere muri ya myaka mwajyaga mumva ngo Majyambere Sirasi, uwa kabiri witaga Munyambuga, mu bantu nyine nkuko njya mwumva bavuga ubu ngubu. Sinzi aho bigeze kuko urwo rwego naruvuyemo. Hanyuma ubwo iyo modoka nyine, ubwo muka data, ubwo n'ubuhamya bw'icyiciro cya mbere. Turakira turazamuka cyane, ariko igihe cyarageze bijya hasi. Imana ituvana mu mujyi wa Kigali kubera ukuntu twasuzuguraga. Twajyaga dusuzugura cyane, ntabwo muka data yaragusuzuguraga, arabidutoza, adutoza gusuzugura. Yaragusuzuguraga ukishima ahantu hatakuriye, akagusuzugura neza, akakureba gutya, ukamusanga mu mangazine, akayomera icyo agenda gakeya, wamusuhuza uti mwaramutse, mbere yo kukwikiriza akabanza agacira, bikagendera rimwe. Mwaramutse ibyo bikavaho, wamubwira turakire mama iririre. Ubwo rero dukurira muri uwo mwuka, no kwa Simoni ndagije Imana, uwo mwuka turi inzobe zererana, utamenya n'ibizuba ryavuye, utamenya niba inzara ibaho, tugenda gutya gake tureba iryoroshye nk'inyana z'imitavu. Reka dufite umukozi ushinzwe kureba ko twifubitse. Tugeze mu wa 5 wa primaire, ari inkumi n'abasore bakidufubika. Muka data yasanga umwana atifubitse, baturira umukozi byagenze bite? Kwa kundi abana bake burya bajya si bose, ariko burya bamwe bararushya abana babakire bararushya. Nibazi ikiro cy'ibirayi aho kigeze, nibazi ikiro cy'ibishyimbo aho kigeze, baba bari muri ndashaka yawute, ndashaka fanta, ndashaka ji. Ukabona ni ibintu utamenya, ariko Yesu ubwo nyine ababizi. Twarahanyuze rero, ndabizi, nabibonyeho. Mukada ati uriya mwana ko atifubitse yawanze, akafata ugutwi ko wa mukobwa, ati kuki utafubitse umwana? Ni umusore, ageze mu wa 6, mu wa 4, mu wa 3, abo bana bamaze gukura tubiziranyeho. Agakurura ugutwi akagira atya, atari kuri murambaza ati umwana atifubitse, ibintu bya gutyo. Hanyuma numva aho nashaka kuhatinda cyane, ariko ndagira ngo mbibutse ko wagira hejuru cyane ni nako wamanuka ukajya hasi rwose. Ibyo ni ibintu bizwi. Igihe cyarageze, ubukene ubutunzi bw'iwacu buragenda, turakena, turasufura, turakena. Ubwo simvuze ibintu twanyuzemo, twakoraga famiye, ntitwayisohozaga, ntitwamenyaga. Reka nta famiye yageraga kwa papa, byose birashira, ibintu biragira. Ariko igihe kigeze, sogokuru wabyaraga papa ngo arabivuma, arahagarara
ngo izuba ryari rirashe, abwira akana ke ati mu gitondo uze kuba maso, ati uze kundebera niba izuba rirashe. Aza ku mwana ati bati izuba ryatangiye kurasa. Sogokuru ngo yitegera agasozi ka Gacu, iwabo wa papa niyo za Gitarama nyine hafi ya Gacu. Ngo aravuga ati izuba rirashe, ngo ararireba, avuga imyaka ye y'ubukure, avuga n'amazina ye, avuga n'umuhungu ariwe papa nyine mu mbyaro uzi ngo ari uwa gatatu. Arangira aravuga ati uko izuba rirashe niko ubutunzi bwa Ndagijimana Simoni uri i Kigali burashe. Ati mu kanya izuba riraba rirenze, uko rirenze niko ndengeje ubutunzi bwa Ndagijimana Simoni. Ndi umusaza w'imyaka 80, mbukomye mu nkokora, mukandekeza idire n'agasuzuguro kariko mukazana wanjye, nta kabyeri, nta gakote, nta kweto, nukuzi naje kunyereka agenda nyonga amabona agira guta. Yari umugore mwiza ubyibushye mukada, atari ukuntu Imana igushyira ku isi mu buryo bw'umubiri, kwa kundi tugirebera mu mubiri ukabona nta kimana yakwimye. Abyibushye ateye neza rwose, Imana yarongeyeho amafaranga. Ariko turibukiranya ko Yobu yavuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu bijyanye ko kugira gute niko kugira. Abantu rero mwari mwibitseho impano y'agasuzuguro uti mutahe. Sogokuru arabuvuma arangira avuga ati ndabuheneye, abunyuza hagati y'amaguru. Yari umusaza, ubutunzi bwa papa. Agira atya ati dore munyuje hagati y'amaguru, ndi umuhennyi ndabuheneye, mushyize hariya. Nta mezi abiri twamaze muri uyu mujyi, nta mezi abiri twamaze muri uyu mujyi, twahise dukena imodoka ngo ziraguye, sinzi ngo abibye amaduka barayasahuye. Turakena neza, turasufura, hasigara akamodoka k'Itoyota. Amakuru y'umuntu witwa Shejoni w'umudivantiste Kicukiro, yari inshuti ya papa, niwe wamwimuye. Turenga Nyabarongo badutera ya ndirimbo Byumva uhore. Urabeho mugenzi ushoje urugendo ukabusiza abandi, wari umurozi wica, dore wari igisambo, wari umwanzi w'amahoro, kwirata no gusuzugura none urabisize. Tugerayo turwara bwake, iminsi iraduharamba, abana bo kwa Simoni turakoyoka. Ya nzobe urayibura neza, abantu baririra inzobe ngo ni nziza, mbona abana itukuje ngo inzobe. Ntukabone inzobe yakennye. Inzobe yakennye ntiyihishira, yita igaragara igakoyoka, ukagira ngo ni inka y'isine, ukagira ngo ni inkono yapfubye. Mbese turagiye, Imana idushyira hariya turabona. Uyu mugabo bita Yesu rero tuba twaje gutaramira no gusenga, ni umuntu utanegurizwa izuru. Ushatse wamwitondaho ukagenda gake cyane. Haleluya. Imana ihera iminsi ihera kuri mukadata, yagendaga gake gutya. Mbere wajyaga umwete se urwara amaguru kubera amafaranga n'igihe yararimo. Oya niyo ngendo yanjye. Agenda aricya kubita kimuna kijugunya hariya Nairobi, Uganda, Tanzania, u Rwanda, Kenya, Nairobi. Maze ya minsi irabanza igiheraho, ngo n'ubuhamya mukurikire. Ibiheraho neza, iragenda iramukamura, umva irakamura. Urumva nyine nta nido, nta ya mafi, nta nk'uko ubuzima bwiza. Irabanza iramukamura, aragenda. Imana mu ndi forme iragenda izana ubungubu bujya gutya, arajya gutya, umunwa wo hasi uruto hejuru. Baticyore urari muka Simoni se wabaga Kigali. Umva Yesu arashoboye, aragenda neza, imugira gutya, arakokoka. Irangije imutuma mu kabande kujya guhinga, afata isuka arahinga. Ndabibutsa n'ubu aracyariho n'umukecuru ubagize imyaka 87. Umubonye gutya ukabona niyo foto y'icyo gihe, dore ziba ziri muri saro, ukanamureba ubwawe uhita uvuga uti icyubahiro ni icya Yesu. Icyubahiro ni icyande, ni icya Yesu. Papa afata isuka ajya mu kabanda bo kwa Simoni. Tujyamwe wajya kwiga i Nyabinyenga aho ngaho ku kigo cya primaire, bari bakiri muri primaire, badushyira ku ishuri. Twahagera ubwakira agenda ubutamurwa w'amasavayo, umubiri wariye ukaza kubura ibyo kurya. Turagenda tumera gutya, turamenya vayo neza, asohoka imbere y'umunwa azi inyuma y'ino. Nyagurya ese we ya modoka badahambana mwayishyize he?
twayisize ikigabo, mwayisize ikigani, muzasubirayo ryarize. Ntabwo tuzasubirayo, papa yavuze yuko tutazasubirayo. Wajya kwegera umupira ati icyo cyane cyo kwa Simon nigikore kuri umupira we kitakwanduza bwaki. Wajya kuwegera bakabaguhaye umugeri w'inyuma, baradukosora badufatanya n'isi. Imana idushyira ku mukungugu neza, tujya hariya tuzi imbere y'Imana, tuzi icyo tuje gukora n'uwo tuje kureba uwo ari we. Turakena, biratuyobora. Muka data barahinga neza, afata isuka. Bibiri iravuga ngo uko wagenje niko uzagenzwa. Yajyaga ajya mu cyaro akareba abaturage, icyo gihe bodaboda zitaraza, akabahera kunuza ku maguru. Batese abantu b'inaha bambara amakanya. Batese amakanya ni iki? Ubwo ni ukuvuga ngo amano niyo ari amakanya. Akabaseka cyane baramukazi be, bakeba we, akabareba nk'amaziranoki. Abagabo we gutya. Nyogokuru ari we mukazana nyirabukwe yarakiriho, yaza kumusuhuza akamuhereza imitwe y'intoki, kandi ugahita yitera parufe ngo aramwanduje. Ngo aramwanduje. Muramukazi we bakoranaga hirya ngaha mu mangazine, yamurebye aribwiriza, arasohoka abwira musaza wari we papa, ngo nyine ari shangazi, atumva nkubwire, naje mu butunzi bwawe nifite diplome, nari nifitiye akazi kankuraho ngo ninze fashe muramukazi wawe, none reka buri kanya bambwira, ese waje wakarabye ko numva utahumura neza, ujye ushyiramo metero nk'eshatu. Ntareba ko hari abakiriya, ntamenya ko hari iki, abameze atya akankanurira, nagira ngo ndice ijisho rikankurikira, ati hoya ndagiye. Aragenda ajya gukora ubukwe, ntiyabutaha. Ariko muka data ntiyabutanga n'ubukwe bw'umukene bw'umuntu bakoranye ari muramukazi we. Papa atari ibintu wigize sinzi neza, ariko igihe kigeze aza kubyara, papa ajya kumuhemba, ariko muka data arihangana, barajyana. Iyo za Kibungo shangazi niyo yarashatse, natwe abana tujya kureba shangazi nyine aho yashatse. Tugeze iyo nyine shangazi azayiruka dusanganira yishimye n'umugabo we. Muka data tese Eliya, yitwaga Eliya na shangazi, ese naho washatse mu cyaro? Bati hase bahita ngo iki? Bati ni mu Gisaka. Mugabo n'uwese ko natashe ubukwe? Bati n'uyu nguyu. Ese washatse umutwa? Umugabo yumva n'abantu bari baherekeje papa. Ese washatse umutwa? N'agasuzuguro cyane n'ikizizi. Ese washatse umutwa? Bati ntabwo ari umutwa, nuko ari mugufi. Ubwo rero hubahwe Imana. Ubutunzi buraza bukongera bukaguruka. Bajyaga bavuga ko ari uwa kane muri ya myaka iyo rwose, bajyaga bavuga amajyambere. Muri icyo gihe 1/2 cy'umujyi cyari kigize abantu baturukaga hamwe, aba ba Mirikorine, ba Rubangura, ba Majyambere, baturukaga za Buhanda, baje bacuruza amacaguwa, birabahira bafata umujyi. Ariko hari umugabo twajyaga duhira kuri Radio Rwanda, wajya kuririmba indirimbo ivuga ngo mu mese y'eberore oke mukaganza, uko bahumugirwa bakagushengerera, ariko sinamenye izabihana. Haleluya. Turakena neza, tujya hasi, turwara bwake, afata isuka ajya guhinga. Abandi babyeyi bakajya batacyoreye, bati se ni wowe? Bati ni ngewe. Bamwe baza guhagarara aho yahingaga, umwe abwira undi, bati ariko ndebera niba uriya ni muka Simoni cyangwa n'undi wundi, niba ari amaso yanjye ndebera neza. Kandi ubwo ari hafi aho ngaho, barimo baramubwiriramo nk'uko yajyaga babwira. Undi ati reka reka ntabwo ari Derina. Use Derina yaba ari mu cyaro? Ari i Kigali mu maduka. Buriya ni nka muramukazi we. Ati nagize ngo ni Derina. Isuka ayisiga aho ngaho, nari impari, ayisiga aho ngaho arengera mu rutoki. Aho kubanza gukira wabanza ugakena, ugasuzugurwa, nyuma igaherutse ubuki, nyuma ugaheruka iki? Ubukire. Nibura hari n'undi muhanzi wabivuze ngo hariho abakira nyuma bagakena, hari n'abakena nyuma bagakira. Wabibona utyo bikakuyobera, numenye rurema ibyo yanditse, umugisha burya uravukanwa. Mukadata yajya gukura ibijumba, twajya gukura ibijumba, kakaza ari akantu
k'akagozi kameze gatya, abo twahingiye rimwe bati se ko twahingiye rimwe bimeze bite ko twebwe turi mu gukura ibijumba, ati ntitubizi. Ukamva Imana iradukurikira no mu butaka neza, no mu butaka ishyira y'umuvumo. Yesu ye yaguhagurukiye rero, umva ntawagusuhuza, n'amazirantoki gusa, ntawagusuhuza, ntawaguha yambu, hakaza akantu k'akajumba bw'ubuzi bunanutse, batari ko se ko atari igihe cyo kurumbwa mu gihugu, twahingiye rimwe ibijumba ko byerera amezi 3-4, kuki mutejeje? Ntitubizi. Bakaba badukubitiyemo muri izo ndirimbo. Wahinga nk'abandi bakeza ukarumbya, wafumbira cyane bikanga bikuma, intandi igaseha, inkwari igahaga, icyangira simoni giteye agahinda. Ugabana cyane ugatunga inka nziza, isazi ikanyuka, amashi yakica, inkota igahaga, umwana agasonza, icyangira simuri gide. Bakatubwiriramo, hakari n'igihe twabisigagaho tukagenda ntabyo tujyanye. Imana iratubabaza cyane, bingana n'uburyo n'igihe twageze dukize twirata, imaze kutwumvisha duciye bugufiya, imaze kuducisha bugufiya, yongera itanga umugisha bisanzwe, intoryi, inyanya, imboga, inyabutongo, inka ziraza, ishyiraho urugabaniro aho ngaho. Sinjye wahera ibyo wacu bigenda gutyo. Papa yapfuye mu minsi yashize, ngira ngo ashize nk'imyaka 2 apfuye, ariko utamubaza i Kigali, igeze azi Kigali akajya agira atya, akajya areba nk'uwataye ibyangombwa Nyabugogo, ati se hariya ni hehe? Bati ni Kacyiru. Muri 87 ntihari hameze kuri, none se hariya mwana wa? Bati Nyamirambo amwe twabaga. Nyamirambo. Bwira mwegeranye ngo Yesu niwe muzima, ibindi byose wapi. Haleluya. Arangije biragenda birahera. Muri ubwo bukene bw'iwacu nibwo mukadata abonye ko nari umwana we, tangira binyereka, aranyanga, ndasufura, nabaga uwa mbere. Ati bite bimeze bite? Ni nabaye uwa mbere. Ati ntuzongere kuba uwa mbere mu bana banjye, nta uwa mbere, nta soni ufite, ubwo se ko nta soni umwana w'ikinyendaro. Atangira kungaragariza burya ko ari mukadata. Abaturage b'iwacu iyo ngiyo batari kuri ya mwana wa Etienne, ntabwo ari uwa Derina. Bwacya abandi baje kuyikira, ariko njye nkajya nyisigarana bitewe n'ubwo buzima nyine nahise mpura na mukadata, ukuntu amashuri aza kuyamvanamo, najya kugira neza tuzongera kwakafata ugutwi, atizana iyo birotini nabaye uwa mbere. Ati ntabwo nakubuje kuba uwa mbere Rujonjo, yanyitaga Rujonjori. Akajya gutya ati niko Rujonjo, ni ntabwo nzongera kuba uwa mbere. Oya n'abana banjye bajya baba ba mbere, nasanaga kura. Ubu turiho kubw'Imana. Yatavugaga Rujonjori, yanyitaga Rumendi. Ubwo ati ibizami byabakasibyamo kugira ngo nibura arebe ko naza ngo ndi mu ba 10, ariko mwarimu ko aramaze kumenya ikibazo cyanjye, nazacika imirimo ye, nagera ku ishuri akazana ibyatambutse byose, nari umuntu wumvaga. Ubwo bati wa mbere ategeka Imana Musafiritiyeni, nagera kwa mukadata wabaye ukangahe Rume, ninongeye ko uwa mbere. Nakubwiye ngo iki? Kuki amatwi yawe atajya yumva? Ni ntabwo nzongera. Oya kuki utajya wumva? Buke yaba yankuyemo. N'abana mvuye gutaha, n'abana arimo gutashya, nk'abana nagiye kuvoma, nk'abana arimo kuvoma, nk'abana nahuye inka, n'abanze cyuye se kuri ubwo bugari kizi kurya gusa, n'aba ngiye kwicara se kuri ya sombe ukuntu kireba, aramburabuza neza. Hari umuntu wajya gucuranga indirimbo, yajya gica kuri radio, nkajya nyikunda ukuntu yajya gitambuka, yakera ivuga ngo unkunda yanganduje ukuri, naho unyanga menyereza ububi, mazambuze epfo na ruguru, atubikirwa imbehe naho. Ukagatsinda ngo indirimbo zacyo namaganya, hakaba ati vayo hano, nkagira ngo nakandi kantu yingu yagiye kumbwira, namugera imbere.
dore uko gisa dore uko kirora ikinyendarongo nicyo sahaye sa nk'inkoni iteka kino nikizongwe erega umugisha urabu. Agahita abwira abana ati mama muzi kuririmba namwe maririmbire naba namwe mwigirira Imana musanga narababyaye neza sa amashuri sinamasengesho ahubwo n'umugisha gusa nawe iki ngiki daruka gisa daruka kirora urunyendarungo nirwo sa. Twakoze kubw'Imana ariko Imana ituba hafi turakora none turi imbere y'iteraniro rigari nimumera Imana icyo. Alleluya! Imana nishimwe itugirira neza turakura none tuvuyemo abantu nk'uko umuyobozi yahoze abivuga. Naje kuva mu nzara zaho mbona ndamucitse, mbona Yesu arahandengeye, nza kuba kwa nyogokuru. Ngeze kwa nyogokuru aranyitegereza akajyamo ishyushyu akajya nogosereza igi bwa kigenda iherihera mba umuntu ngenda ngarura isura imwe navukanye gake gake, hanyuma nshimira Imana mbambayeho ngera umera Imana icyubahiro. Nibwo jenoside yateraga haza guhungira umuntu iyo ngiyo iwacu ati bituye umwana ati umwana n'uwa Simoni ntazi nyina ngo nyina yamubyaye yaba muri urwo rugo nuko bimeze. Uwo muntu atari ko nyina wa Etienne ndamuzi yabaga hano mu Gasata, nakundaga kugendera urugo rw'umuhungu wawe bagikize bakiri i Kigali. Ati urumva rero ati nari muzi rwose ati niba ibi byabaye bya jenoside bitaba byaramuhitanye Etienne yazabona nyina. Nyogokuru ati dore rwose inkoko niyo ngoma muzinduke umujyane mukase aramwanza aramwangiza nanjye ni mu marembera arejo nakwipfira uyu mwana yasigara hehe. Uwo mumama aranzana yitwaga Siteriya, turabanza duciwe igikondo tumara icyumweru turuhuka. Arambwira ati ngaho rero shyiramo agapantaro n'agapira tujye gushaka ku nyoko turebe ko twamubona. Ariko si uko hari umuzi cyangwa uritiranya ati oya nari nyoko nari muzi. Twaragiye mu Gasata tugezeyo atangira urwe rwa mbere yabajije ati umuntu bitaga Bernadette atangaha ati waturukaga ijari batariko kandi mwahageze ati n'urwo rugo rukurikiyeho. Ubwo baba duhaye ikaze turinjira mu wa muntu mukuru nyine Stella twari kumwe ati dore nyoko nguriya ku ifoto. Ariko sibera ni mama kuko mu myaka 20 nayo ifite 20 bati niwe. Baramubaje bati ntawe uhari, bati mubwire ko hari abantu bamushaka. Mama barahageze zitera nk'umuntu wigeze amubona abarasetse bati se ko mubwira ko mushaka mukamutanyibwiye mukamuseka ati njye nagize ngo wamenye ko nanjye nahise nkumenya muri za 79 muri 80 gutyo. Ati guteze ati kumugabo bitakandakije Imana Simon wari ukize ati uyu ni wa muhungu we mwabyaranye. Mama ati ati ko yari inzobe ati nuko nyine nose nuzi ko iminsi yabagezeho. Ati uno mwana bati musiteri yatetse ati dore nyoko nguwo. Turahoberana tuhoberana tubyina amafoto ari ku kibambasi akajya yibamura ntawe wakozeho. Turahoberana mama ati ni wowe ni ngewe ati wowe ni umugaturika rero ati usagara neza nkurebe ni wowe nashatse kujya nza sakajya avuga ngo azantemagura ngo nazakunini ngewe. Ariko Yezu ko kuri mwiza ugomba mbonye mama gutyo icyo nacyo ni ikindi Imana yakoze mera Imana icyubahiro. Haleluya! Yahise nasiga harigendera rwose mba mbonye mama ndishima. Si mama ati umwana wati ni wowe ati mukaso nitwarakennye none se akora iki ntarahinga. Derena niyiziye wigeze kunkubita ishoka mu gahanga ngo namutwaye umugabo yaba yarakennye ntiyarakennye. Mama yifata gutya nka Tremonse yarakennye mukaso ntiyarakennye. Yarahinze se arakora iki? Najya acuruza ubushera ati yego Yezu Mariya kibeho ati ati yageze aho acuruza ubushera ni umva rero mwana wanjye ibintu bijya bihinduka. Nanjye Yezu yaje kungira neza mu bana nabyaye mu muvindimwe. Hari usigaye gukora kuri diplomate hirya harabikiri diplomate ira hoteli nuza ati yaranyijije ngeze ku rwego rw'uko nanjye curuza inka ibiki byose.
hatuma Yesu yarananyambitse, ndashaka kuzashyiramo ya superi yanjye, ukajya imbere nkajya inyuma, ukajya kunyereka mukaso, nkajya kumwereka ko ibintu byose bishoboka. Ndavuga ni karabaye, niko ndeba naho mvuye naho ngiye, mbona mama nawe ameze atya n'isasu hatumva ni ngaho ibyo birahita. Ati nibajye bakondora. Mama nditetesha, we nkajya nitetesha, nkajya mpamagara mama kugira ngo numve ukuntu uyu mwana ahamagara nyina bimera, nkumva nakora ikosa mama kankubita, kuko nta numva umwuka we ntarimuzi. Buri kanya wasanga ndi muri mama abandi bana namusanganye ta nawe utayiseseme, hajya ngo ni icyana cy'inyoni kiri mu giti uruntu rw'uruga ruhamagaranye rwabizanyina nk'aho ari urwana pa ujye uva ahangaha ku myaka yo rwahuye na mukazi pa ngo butese uzabusubiza iwanyu. Mama ati mujya mumvira ku mwana, mujye mumvira ku mwana, niba mwaramaze kumpamagara nyine mujye mumvira ku mwana. Ubwo nuko nkajya nitetesha, nkajya nkonda ijosi, ntuzanira akantu, wongere unzanira akantu, yego mwana. Mama rero yamara kurenga nka ba bana bati tugore nawe wabonye nyoko, ati ntukagira ubwoba cyangwa ntabwo ari mama. Se koko nibyo ni ibiki? Ariko yari mama, ariko kubera ko bari bamuzi, mama n'umwe uvuga ahagaze mu gasata ku muhima bakumva, ku muhima bakumva. Ntuvuge ngo uri umugore ngo uri ishege ngo uturuka muri ameza, ni Yesu wamugenderera umugeri n'urushyi, umva bigendera rimwe, kandi nawe ubwo arakuze ariko ameze atya. Ubwo akaba ari umucikacumu. Tugera igihe rero cyagiye tujya tugeramo cyo kwibuka bacitse icumu rya jenoside, n'abana bose twari duhari twese, atunyujemo amaso agize atya aratureba, twari dutangiye kurya ubugari n'isosi y'inyama. Ati mumuretse kurya, mumuretse kurya, nibutsa abacu bati ariko se mama wajya ureka, kuko rwose nibyo iki gihe kizajya kigera, ntawe uzajya wicara, ntawe uzajya uhagarara, ibi n'ibiki. Ndavuze ngo mumuretse kurya amabere ya nyina. Ubwo noneho angereho agire gutya, ati harya so, ati harya so ni igiki, harya tsi, ati harya so twabyaranye na, ati harya ari umuhutu, yari muto. Ntabwo nzi ubwoko bwa papa, nimbure kuko baza uretse kurya rero. Ubwo babandi kuko bari bamuzi, wari watangiye gukata ubugari yabuciriye hasi, wari utangiye gukoza mu isosi yibeshye yakojeje hasi, nuko ameze. Ni ukuvuga ngo ageze aho ngaho turiya mwera ko ruki hariya, ujya kuwukuraho urushyi n'umugeri wibarandura mu nguni, amaze ko yaseramuka mutarari ku bugari, bazi ko yatugiye akabara yamennye. Nuko ubwo rero kuko bari bamuzi mwabagize atya, ngiye kuko nari isanzwe mvuga ngo ni mama nyine nitetesha bishyushye bishyashya, uwugira gutya, ugeze hirya hari abatese kira ko gisigaye cyicaye cyabonye ntanda tugira Etienne ndabihorera nyine ndagumya kugira. Mama ubwo ijisho yari impanzeho, yarishinzeho, ati ko nakubajije ntumbwire so yari umuhutu cyangwa umutu, ni ntabwo mbizi. Afata ya sosi na bwabugara arabivanga arabicangacanga, arangije n'amutwara bimbatiza, tabaho nasohokanye kurya. Ngeze muri ba bandi bati koma musosi wa ndagara, twari twakubwiye wanze kumva, iyo ongera wabize ngo nya. Ndavuga ntuwite, naho meruka mama, naho ngaho nahise mboneza y'umujyi wa Kigali, sinzi yonjya sinzi yomva, ngenda nyo ntazi yonjya, ndarorongotana akazi ko mu rugo, wamaga 1000 wamaga 2, naho ngaho gutyo nyine mbambaye akaryarugo karyaresi, iminsi birambuye. Ndavuga nakundi ibi nibiki. Ubwo Imana nyine nuko byagenze, nabaye nkusubira inyuma ngo ngiye kwa mama, ntibura byarashize, atabaho tuziyamara nabo, ngo ngenda nyo. Ngenda nyo nkora akazi ko mu rugo muri umujyi wa Kigali, ntaho nageze uze kureba neza urebe niba ntaragukoreye. Nakoze akazi ko mu rugo, umusatsi urapfuka,
ndagakora banyita karyarwa karyaresi kapu n'ibikabutura by'ibijipo mu ruhuranyo kama ndavuga nako sibo navukiye icyenda nk'abandi mburi mugisha kwa mama mubonye muriye kwa papa aho navutse nibi nibiki ndagiye ndasufura aho nageraga bati ko umukozi dushaka ko atari munini cyane ukaba uri munini bakaba baranyansi nkabangiye ahandi aho ndi nahagera nkasanga wenda n'abantu nabo babuze nk'umukozi nanjye nkitwara neza nkavuga naho wenda ntazahava nubaka urwanjye ariko satani ntumbaza aho yanyuraga nk'umwana waho akagira gutya kiterura karira nyina ati Didiye ubaye iki cyane cyane kirimo kirandeba cyane nyina ati ngaho mvira ngasohokera ngaha ntago nyambara n'abakiga mu ruhenge ica ngaha wakoraga neza ariko umwana wanjye arimo ararira kubera kureba cyane. Ndibaza ni subundi ibi nibiki ko birutwa no gupfa nkavaho ibi nibiki nagera ahandi bati urarya cyane nagera ahandi bati ntago tujya dukoresha abantu bagenda gahoro nk'akanyamasyo mu mujyi wose ahantu hanyuma nasoreje ni Kacyiru bakoreshaga abakozi batatu barambwira bati haburaga wowe warukenewe wari uwa gatatu batakazi kawe rero uzajya wita kuri Mutoni numva n'umwana ntizagenda namuheka ni nkunda abana ni nukuri bati wawe ntabwo ari umwana nimbwiri hano yitwa muri Katete Mutoni yarimbwa ndende imeze gutya ifite amatwi ni mu izina rya Yesu hati ntuzibeshye ngo uvuge imbwa aho wafungirwa ntiwazahava nudahamagara Mutoni ujye uhamagara Mutesi ni yego yari ifite igisokozo bayisokoza n'amavuta bayisiga mw'abantu mu byo mubakire hanze aha batigera hino tuyikumenyereze nkajya sokoreza nko muri metero 2 bati yegeye kugira ngo ikumenyere ni sinzi ukuntu yahise ishyira mu kuboko umuhungu wayimenyerezaga arwana nayo hano hari bikomere arwana nayo mvana mu kuboko nishakira kakabaraje kanje ndabona iminsi ya inyanzi bati we izakumenyera natwe nuko niho ya nishakira akabaraje kanje aho niho nafungiye akazi ko mu rugo aho niho nafungiye akazi ko mu rugo ndavuga ni Mwami Yesu niba ari umayibobo ubwo ngiye gukurikizaho umayibobo ndebe ikizanyiza nicyo zahitamo ndaje biracanze ubwo ngubwo sinzi ukuntu nagiye impano za Nyamirambo nkubitara n'umuntu kagambagirwa izandira arakiriho ataricwa na sida bamakanyaga budore bati bite byawe ni byiza ariko si ubwo kuko nawe ufite impano yo gucuranga wasigiwe na mwene wanyu wari warakubwiye muri batisimu umugabo bitaga Kasiyane ati ubwo nta soni babampaye gitari twari tujya mu bisope tukajya tujya aho hantu hose za nuza ibutare ku banyeshuri kuri university ahantu mu birori mu bisope ahantu hose mbonye bitangiye gucamo mbona kabisa pe amafaranga riraza nkajya nigurira ipantaro nkajya ngira gute nkajya nigurira ishati ntangira kujya nikodeshereza mbambaye umusore umusitari ndavuga nti misemo ibi ngibi mbaga indimba ivuga ngo umwari utaha ijoro riguye ibyo wihaye n'ibiki ko mbona amaso yaba cyangwa se ndivuga nabonye umugabo wa mugore wanyuza yikoreye imyenda mazi ifaranga riraza mbona ni byiza ariko nigiye imbere Yesu ati no abarampamagaye njya gusengera ahantu mu Biryogo hirya ngaha hari umugabo bitaga Yongwe yabaga muri ADPR yari afite impano z'Imana ubwo hari icyumba gishyushye nanjye ninjiramo gutyo batana harimo umuntu w'umuhanzi Imana ikeneye icyo pfa n'abarokore niba bagiye kumvuga bati harimo umuntu w'umuhanzi ndijijisha bati Imana izakugeza kuri zakugera niyo mahirwe usigaranye ibyo urimo bivemo ndapfuga nti ntabwo ari njye nyine wenda waburimo ba atariko ntabwo wambaye umwenda w'imbere w'icyatsi mbona ni icyatsi nambaye nabwo ndajijisha sinagira aratambuka nkuko mwicaye hagati y'abantu bati we uri igiki kurya Imana ivuga ntiwumve araterura ajugunya hariya nuko nakijijwe nimumera Imana icyubahiro haleluya nuko nakijijwe Imana nishimwe haleluya ubwo bya bindi babandi twagendanaga bati nyamara urasaze barakure barakuroze n'iki byose niho ya
ariko ndakizwa, numva Yesu ni mwiza, numva Yesu arakomeye, numva umwuka w'Imana, numva ikindi kintu kimbashisha iyo mibabaro yose, mbese numva nakira Yesu. Ariko nubwo byari bikomeye nyine, ntaho kuba ntaho kugira gute, ariko nkumva mu mutima wanjye afite amahoro. Haleluya cyane. Hanyuma rero ubwo urumva nta yindi diporome uretse kuba mu mashyamba, mu bihuru, ese ucumbikiye reka data sinzi. Hano nahabonye umuntu w'umumama nashishoze, ndavuga nti umumama ni nabaye iwe, yaranangaburiye. Haleluya. Harimo umumama hano nigeze ambiwe bose, ntabaye hafi, hari mu gipangu gutyo, ariko ahantu nko ku muryango kwa kundi yarebanaga, akaza akagira gutya ati se wariye? Nti ntabwo nariye, nyine ni kwa kundi, akangaburira. Kandi ashobora kuba atanyibuka, sinzi niwenda niba nyibuka ariko simbizi, ariko ngewe ndamwibuka, yarangaburiye. Nuriya mama wicaye hariya. wowe warangaburiye Imana. Umva ni mu Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Nabaye iwe, naraye niwe, yarangaburaga nkasangira n'abana be. Ubu ntabyo yamenye, yaranafataga akanjyana ahantu iyo za Kicukiro. Ugeze unjyana Kicukiro, n'iyo gitari nari nyifite narayigendanaga ahantu gutya munsi y'umuhanda basengaga. Ndaza ko kwibutsa neza. Haleluya. Bura kugira neza kuntu icyo bimara. Ndangije ndabona ibintu birankomerana, njya kuba mu ishyamba rya Kigali, cyamba ndibamo, ndasenga yabaho n'atabaho, ndasenga nicaye, senga mpagaze, biracanga, inzara irankubita, indi iragenda yumana n'umugongo. Nza guhura n'umuntu wigenderaga, ntihagarara nkubaze, ni wenda we wagira icyo undusha. Ati ni biki? Ntiwamenyera niba Imana itaravuze abera bakaba barazamutse nkaba narasigaye. Arangije arambwira ati suka n'agatebo nabanje Yesu. Barakomeje ntiyanyumva. Ngeze imbere ndamubwira, mbura n'undi, ntihagarara nawe nkubaze. Ati ni biki? Nimbwira ukuntu umuntu yasenga, nisengesha umuntu yakoresha ku buryo yasubizwa n'umuntu, kugira ngo umuntu asubizwe yasenga ati. Ati hari ikigeragezo gikomeye Yesu yaravuze ngo kwiyiriza ubusa, ngo nicyo kirukana umudayimoni. Ntacyo ngira. Ndamubwira nti yewe ni nta n'icyo kurya ngira. Haleluya, haleluya. Twakira umushumba mwiza, twongeye dukomere Imana amashyi cyane. Yesu nashimwe. Ni nta n'icyo kurya ngira. Ati ubwo rero, ati niba ati ibyo ngibyo, ati hari n'ukuntu urara mu butayu, ni kandi mba mu ishyamba rya Kigali. Ati ntucure umwuka. Arambwira ati nawe ntucure umwuka, aba arigendeye. Ndavuga ariko se Yesu ubundi we nibiki? Ndakubitirwa muri Nyamirambo, ndahabonabona, mba Kigali ndiryamamo, ndakanuramira gutya neza, nabona umuntu yiteretse fanta orange za kioske za kera zikiriho, nkumva namubwira ntiwamaye nkasomaho, nkumva ni nk'umuntu umbwiriye ahangaha ngo komeza umusaraba wawe. Nkaba ndagiye gutya, nawura n'uhekenye utunyobwa, nkumva namubwira ntiwamaye. Ndavuga ni sibuku n'ugukizwa n'ukuyoba, reka bi ntabwo ari byo. Nkahagarara Nyamirambo hara muri marato, umwe agashinga undi urwara, atari ku mugabo umusore gihagarariye ahangaha, ubu ni muzima. Yewe wa muhungu, niyewe nirega amaze amezi angahe narya, nkajya mbyina ngira gutya. Ngo utagira gute? Ni nawe ufite kacya n'intuza. Baticyore bati ushonje se arabyina, bati se ushonje arabyina. Biracanga. Rimwe nza gufata igiti ndi muri Kigali, ndavuga nti ngiye guhamagara Yesu. Bajya bavuga ko Imana yirirwa amahanga igataha i Rwanda, ni nibiri muri Kongo, nibiri Afurika y'Epfo. Ntigiye kuguhamagara wahita unyitaba. Shinyikameye nyazana imbere gutya, ubwo urumva inzara afata n'inda gutya, yari yarumanye n'umugongo. Ubwo nambaye igikabutura ntumbaze, kimwe nigeze mbabwira, ntiwamenyaga ari ijipo niba ari ikanzu, aho najyaga niho cyajyaga, bayitaga kirimo umuziki. Ndangije shinyikameye ngiranya, ndeba hejuru aho numva rwose Yesu ari buturuke. Numva Yesu ni dore papa yaranyanze, nimbonye mama nawe ntaranyanga, ni none ni nabo mwitorero, ni nawe nyitayeho, ni niyo nzamuye ukuboko barakumanura. Ntubuse wowe ko kururi he? Nibajya bavuga ko wirirwa amahanga ugashingiza amenye gutya, nibajya bavuga ko wirirwa amahanga ugataha i Rwanda. Ariko nubwo nguhamagaye butarira, ni iki kiragukurayo? Niwaje ukantaba, ni dore inzara Yesu ndayashinyika, mbura n'inyoni yangwa ku rutugu.
ndavuga nti ibi bintu n'ubuyobe. Fata gitari Kagamba ajya ati nuko twakwiye ko barokora ari abasazi nawe wabaye umusazi byararangiye. Wajya kugira ipantaro ukagira isura ukagira ahantu tubarizwa none dore ubusi ukwita ni nabo ni nawe unyitaho ni nane urukundo bagira ni nane iki ubwo mba mfashe gitari dusubirana Butare kujya kuririmba ndaguye ndavuga ni reka tugeze Butare baratangira abo bahanzi nuko nyine ari ukuntu twagendaga turushanwa umuntu yavuga indirimbo bazi bose bagahagurukira rimwe bati niwe. Kagamba ajya barabanje abanyarwanda twite kubidukikije abanyeshuri bose bahagurukira rimwe kandi ubwo hakaba ufite 5 ufite 2 baza bashyira mu mufuka ntayibone ngendagerwaho ryari we bakanyaga buduri nawe mbese wiriwe gikundiro aho nyuze hose bakambaza uriya mwana yagiye he ni Karabaye. Umva nabazimu gusa babahari nanjye ndavuga nti niba nanjye nangezweho nanjye mbangezweho rero sinza akaririmbo nazanye kavuga ngo ni Verediano nari nagukunze mu by'ukuri birambuye ku buryo nawe ubwawe batukeneye iki kiri aho ngaho batihindura bayanze nabonye umugabo wawe abanyeshuri bose bati turacyara abanyeshuri ntawe urashaka hano Yesu ankubitirayo nzanindi umwari utahe ijoro rigwe ntabwo twiyandarika n'abakobwa barimo hano we icyo mwagikuye bati ntitwaguye ko barukure bakoroze batiza nindi mbe wowe ko wiruka cyane ugura ntabwo turi abasazi mbandagarutse Yesu arambwira ati undi wajyaga hehe uriya mwanya ko nagukuyemo atari uwawe urashaka kugira ikanani utararangiza ubutayu mu buhe buryo ndarabara ndageragezwa inzara irankubita nta muntu w'Imana nabonye unyitaho nasengeraga hano mu gakinjiro nicaraga ku ntebe y'inyuma bavuga ngo aheza mwijuru nkaba nagiye nagerageje kugira uwo mbwira ibibazo ufite bati nabanje Imana nayikwegera uri umubyeyi wambabariye ko maze kangahe narya bati mva we umuntu w'umusore ufite amaboko n'amaguru sukanaga mbese ndageragezwa nakubitika ndavuga na Yesu nawe aranyanze nza kujya Rwampare pfu hariya hano ubona ndahazi njya nuko manukira yo fanamo cya gikabutura cyari cyaraboze na cya gipira mbimeseramo gutya nkoresheje ibyatsi byitwa igonde ndangije ndakaraba mpagaze ko ne bya bikabutura byuma fata agapapuro n'agakaramu sinzarone nabikuye nandikira Imana maze kwandika ntuma y'amazi wa mugezi watembaga ni naravuze mwijwi rirerire Imana ntiyanyumva mvuga mwijwi rituje ntiyanyumva mvuga cecetse mu mutima irahora iraceceka ni wenda wa mugezi we wazakasanganiraho Yesu yicaye ubuhamya nimo ndagenda naruka ibintu nahuye nabyo sinabirondora ngo mbirangize agapapuro ndasinyaho nandika Imana nandikaho Imana inyuma nandika ko amazi ari yantumikiye ndakarekura karigendera bya bikabutura biraburuma nongera mbyishyiramo ndongera ndaza igihe cy'amezi 5 muba muri iryo shyamba ryamo Kigali izi saha tugiye kwinjiramo saa moya nabaga ndikandagiyemo hari ikintu cy'igikoke gutya nkashyiramo ibintu by'ibiti by'ibiturusu by'ibihuru nkaryama aho ngaho gutyo ngeze kuri RP ndi mu kugenda murana gakecuru kagenda gatya kakataje ikirenge kimwe cyaribaga hari ikindi kireba hariya igitenge ari amapfundo mbese kagasazi numva ijwi rivugiye inyuma yanjye nguriya mukecuru nagucika ngo umugisha wawe wose ngo uraburangiye ni mu izina rya Yesu n'abazimu basigaye banamvugisha ni pepo katikacira na Yesu Nazareti ndirisha ndikomereza nako karakomeza ryajwa turi mukecuru nabura ako sibi nibiki ngeze imbere n'umukobwa wari uvuye muri niba turikoga Madine bagano hirya mu biryo yari umunyempano umukobwa by'Imana sinanzi n'ibyari byo ari mu kugenda aririmba twarabatuwe igihe tubisikanye atumva musore we ni nta muntu muhuye ese ko duhuye na benshi hari kuri RP nta muntu w'umukecuru muhuye najwe wumvise ni aturi mukecuru kimubura ati hehe n'umugisha wawe namanutse nza hano gutya no mu biryogo nirukanka wo duhe ni na mukecuru rw'amavunja ati umva nkubwire ntago naje kuraba rw'amavunja numva rata nkubazi ntagakecuru nakagenda gatya ati mu izina rya Yesu ndavuga nese Yesu wambabari umukecuru ndamushaka ngira no kuruturana koma ndamushaka biryogo kinuza yose ndamushaka bishyira saa 9 ku isoko magaze ngiye kora mbona kagakecuru karimo karimeze gatya ni mumumagarikire batarakwibye ni muma baragahagaritse
bagahagaritse batariko ngiye ntabwo rwose ngese ndakuzi niho yana ahubwo numva ikintu cyari kibaye nk'ucyo mvugije induru abagore barahuruye abakarani baraje bimeze bite ni mukecuru numva aratanira twahuye kare nitumaze guhura ni hanyuma rero Imana irambwira ngo ninkubwire ibibazo byanyu ngo n'uzabikemura abakarane bose bati umva shayi imbobe Nyamirambo mwana ajomba umwana none si Imana wavuganye nayo agakecuru nako kifata gatya ati ngaho rero mwashyano iri ni ishyano mbonye abagore bose bati cyakoze abateka mutwe baragwira niko muhungu sinda ufite amaboko sinda ufite amaguru ntabwo wakwikorera nakubukarasa ukawuteka imitwe ngo abakecuru ngo Imana yavuze agakecuru nako kabacamo karigendera kageze hirya gahora n'umuntu bari bege baturanye nkuko wahora n'umuntu munaturanye atuza ibintu muhe nabyo muri iri soko ati habaye iki muye n'umuhungu rwose wagira ngo njye wamubyaye ubukene burajagata bumeze burya atari kashekeje isoko ryose bati guteze ngo Imana yamubwiye ngo nijya azaboneraho umugisha noneho wa mukecuru undi yabibwiye ati se Yuriya nayo mwana y'umwumva ndamwumva ntabwo duturanye inzu mbamo hari icyo mbigira si ubwana bwanjye bubiri abandi sinababuriye Kongo none se umusize he size ahagaze aho ngaho bati wamfashe tukajya kumureba aramuzana tukajya kumunyereka aramuzana asanga ndacyahagaze hahandi ubwo abakarani imbobo zo mu zose zirashengereye bati mwana uvugana n'Imana mwana kwitaceze wa mukecuru abigizayo ati bimeze bite ni nyene umukecuru twahuye kare kuri RP nitwe Tsiyene bamwishyamba rya mo Kigali maze mwamezi 5 ndabondekanya nk'umuhinzi mworoze ati none nunoze ko Imana yambwiye ngo mubwire ibibazo byanyu ngo n'uzabikemura ati vayo turagiye na kagakecuru no mu Rugarama dore naha hakurya no mu Rugarama hari abasenye wa mukecuru mugenzi we bari kumwe atumva Yuriyana mvanye isombe ku isoko Imana yayihaye umugisha bamaye 4,000 akira 2 noneho ureye ku mugenzi w'umwana uyu mwana akazi ka uzaramu kumwirukanye ibyo birakureba ntago bajya batwigishwa umarayika ajyaza patari ko sete prepetu urabona uyu mwana kuko nza ati ibyo birakureba umukecuru mbaho ngaho ndahara ati ngaho yemwa yiranje njyama hitwa ngo acishamo ikintu cy'icyenda baryaga mu ginyuma y'icyo cyenda nanjye nkaryamwa imbere yacyo hariya hari ubuhene butari n'ubwe bw'uburagizanyo ngo mburaye mu mirambizo amaganga yose arashoka bwabuhene batazirika nkumva aho ndyamye ngaramye nkumva hejuru yanjye buri muri ntari kwere n'ishyano Mana yanjye nuite nzaba ndeba ibintu ni niba ari n'ibirogano imbaraga zizabimara imbaraga zizankuraho ibirogano sinisinza aho zizapfa kakundi n'ibizara n'iki n'ibibazo uko sinziri uko nasamye amaganga yose araruhukira mu kanwa ndavuga ngo bajya bava ngo uvana hasi ndagutegereje mbayaho mu gihe cy'icyumweru umuntu aradukomangira ako kugi n'ukwegekaho abarakanjugunyeho nka 10 mu rukerera ati uwo ninde se kandi mukecuru ati uwo ninde se ati yewe ati ni Mariya ati byuka nkubwira inzozi nkuroteye batariko se wowe ntuzi ko nta urugi rutagira ati byo nibinde batibyuka ati nabuza amahoro ati nibiki surese bituma uzuduturaho inzugi ati yewe mvayo byuka cyangwa usanga aho ngaho mukecuru arabyutse bampagaze hejuru aho narindi agakecuru nako kifashe mayunguyu ati nibikizi ati hari umwana urera umwana ndera ati ntawe uretse uyu nguyu maze icyumwe ukwezi hano ati mvukura Imana yambwiye Imana yambwiye ngo ninze nkubwire ngo uyu mwana namena amazi amucitse uzagira urye nagira ikintu akora kitagushimishije uzagira urye no mu bana babyaye uzababwire bajye bagira barye kandi ujye uhisha utwubonye Imana yaguhaye uwa mbere uzajya ugaburira n'uyu nguyu dore nuko Imana yambwiye cyakoza yambwiye ngo ukenyere umweko ukomeze cyane kuko ugiye guhura n'umuyaga urenze wari ufite turabeho atari ibyo nubyihanganira Yesu azagaruka gusa agutabare ati uwo mwego se ndawukenyera ngo mangane n'ibibazo bindi bigiye kuza ibirenze inzara n'ubukene ibyo bibazo bindi nibihe ko mujya murota mwarangiza mukanavangirwa ati ngaho tubaye umukecuru ati ciburyo cibumoso tukirwa nzira Nyamirambo wazanye nka gutwaza umuzigo
ubusabune ibihe byo kuntwaza wazanye nkagutwaza ubusabune ibingibi ari byo kuntwaza bamuhungu we uko nakagiye nkawe ariko ngaruka mukecuru nkasanga agize ate hari inkware yafashe ibiro 2 by'ibishyimbo ibiro bingahe by'ibirayi yateka yahisha akabanza akangaburira ageze igihe cyo kumbwira ati maze rero urabona ya n'amezi 2 nta kintu ufata ugira gute n'ubundi ugenda ujye wiyicarira aho ngaho nta kundi mbaye aho ngaho naje kwimuka mu Gakinjiro nsengera iyo za Rugarama hanyuma wa muyaga Imana abwiye ka gakecuru za gusohora abitorero tugiye kumva twumva bati itorero rya DPR turapfuye turashiza ati se habaye iki ariko itorero Mana yaritabaye we bati muzi wa Mungu wa kwa Yuriyana bati wa undusa nk'utuzuye ka gakecuru nako rero bakitaga amajanjari kubera amavunja ati n'amajanjari nyine ati uzi ko burya kwa twaragize ngo ni nka famiye naho ngo n'umugabo we ngo barishingiye hagarara suze wumva inkuru zo mu barokore buriya barokore ndabakunda n'abana beza niba atakugeza mu ijuru bazakugeza Gihenomu bakwinjizamo neza ubwo ngubwo bate hey nabandi mu iteraniro nkuko nicaye nazamura nimereza Imana icyubahiro twegeranye Imana urukubako ese uko nkubise intoki ku ntebe bati ndakwiye ko Imana icyubahiro abasambanyi baha Imana icyubahiro ese ngenda umusambanye ibyawe n'amanyobozi birimo kagakecuru katambuka karamutse abandi mwaramutse Mari mwaramutse Majanja hasi hagarara tukubaze koko nimba kwifata byari bikunaniye ugeze mu bukure iyo ureba umusaza mugwana mu byaha ntugwisha umwana w'umuhungu w'ikibondo kingana kuriya mugwisha guteze ati baratuvuze umuriro uratse baratuvuze perezida yavuga ati pasiteri yavuze ngo urubyiruko rusigare ndugezaho amatangazo nasigara ndi urubyiruko batetse niko yasigaye ninumvise avuga ngo urubyiruko rwose rusigare none se nuri umugabo nuri urubyiruko nuri igiki tuhagurukana uzambaza raporo yawe bose bagahita bandebera rimwe gutya uwazaga kuri urwo rusengero ari umushyitsi yatahaga amenye nakwitambukira baramutse kirimo umuzeni mwaramutse kirimo domboro dase baramvuga baranzengereza ndavuga nariko se Yesu ubu navukiye 9 nk'abandi baramvuga we mujyacu baramuvuga buke bifashe intera ku mudugudu wa Mumena n'uwa Beteri bati mu Rugarama rero ngo haragashya ngo hari umusore wifuza ubuye gati ziduke birasakuza none baravuga bati ibi bintu rero byanduje isura ahantu hose ni mu bahagarike bagende ubwo abadiyakoni baza baritanga baza kudusura bagira ngo nyine ngo baje kunyirukana bahageze nuko bose bahora naho bahagara naho bakwirwa naho kagakecuru muri hangana inzu yacu nuko imeze nta mwanya dufite ngaha mukecuru nta kibazo ntugire ikibazo reka ikituzanye katubanze turirimba nyuma rero dukora ikituzanye yego ni karibu abadiyakoni nabo baratangira kubana kwabo ngo bakayahogoza barayahogoza ukavuga uti ni Roza Muhando ngo kugwa mucya wahagera umushyitsi ukavuga uti umukecuru umusore mwarayobye koko aha bishatse kuvuga ngo Imana itakurengeye nawe wagira gute haya igushuri neza ryige muri kandagiremo mbayaho babaranyirukanye bati mukecuru umusore mupfaniki uyu mwana rero ameze nk'inyamaswa kera inyamaswa yahungiraga mu nzu nawe ayicaga bati ntitubajije iby'imigani mupfaniki none si umwana ko yabuze aho kuba kaza hano ubu si Imana yabonye mu Rugarama rwose ari ufite kadasiteri ndabizi se ko itamuzanye iwanyu bati naceho baranyirukana asubira mu ishyamba rya mu Kigali maze y'ukwezi Imana inuma bati subiraho nagushyize ntigenda umbwira iyo Mana banyirukanye ndeba ntuyambwirire mba ndasaze umva wasara utifashe gusubirayo imodoka yankubitiye hari Nyamirambo uku kuboko kumera gutya uwambyukije bwa mbere ahise arwana nako arakugarura igihe bavuga ati mujyane kwa muganga haturuka umuntu nyuma yanjye batumva guhumbya guhumbura aho Imana igushaka ihakubone utarapfa subira hahandi
subira kwa majanjari n'abadiyakoni bati ni mu batenge. Umushumba yitwaga Bizoza, yari umunyamurenge wenda hano barimo bamuzi, yabaga za Nyamirambo hariya. Aterana ari ku cyumweru bati ibintu byashakuje ndashaka kumenya ibyo ari byo. Uwo mukecuru ari he? Arahari, naze hano imbere. Uwo musore bamuvugana arahari, naze hano imbere. Ngiye guhaguruka sinzi wacinye n'urwara amukubita icya Claudie bagiye kuberekana neza. Tuba tugeze imbere, hanyuma rero umushumba aratwitegereza atari ko baroko. Kuko mwananiwe kuzura umwuka wera, mwuzura umwuka w'amagambo. Abantu nabo banyakwigendera, abantu nabo gufashwa, abantu nabo kwigwa. Uyu ni biki murimo? Claudie sinakubwiye ko babashingiye neza. Icyo kudutenga kiba gikuweho, Imana ibirirwaniriye. Haleluya, haleluya. Baratuvuze, baratuvuga badushyira hariya, baratuvuga dukorere hirya. Kirimo umuziki. Mushumba yaragushingiye ku mugaragaro. Mugore ameze ate? Buke haza kubaho umuyaga kakazo kaba katuguyeho. Claudie yewe ngo bazi guhishira abashumba b'iki gihe, ariko Imana ntizaceceka yabashyize ku karubanda. Uriya muntu uko waburahaye, uriya muntu uko warurambiranye imbere y'Imana. Kakaza umukecuru ajya ku kagari, bamuha amafaranga yandi mu kigega cy'abakene, sinzi wamuhaga igiti. Mukecuru nkajya imbere nawe akajya inyuma, twaca ku muhinzi. Mwaramutse yuriya, ndabona mugiye kubaka yanzu. Ibintu biragenda bigera mu matwi y'Imana, ndase turafugwa, turagira gute. Umukecuru baramuhugura, baturira musore wamwirukanye, batese wa muntu we namwirukana gute ko ari Imana yamuzanye, kamubwira ngo nizamukura hariya. Undi yasanga ari mu guhugura ka gakecuru, ati suri murahugura yuriya, ati ati nyina gutanze kera, ntabwo yakumvira, yashimye umugabo. Baramuvuga, agakecuru bati suzajya wifuza kuba umunya kukuvuga, nibamvuga nta kibazo, na Yesu wanjye baramuvuze. Tubaho buke, ariko wa gatanu muri ayo materaniro haza umwana w'umusore arigisha hagurutsa abantu kuvuga ijambo. Agiye gusoza ati neretswe. Wayoboye gahunda ati dukunda ubuhanuzi nta kibazo. Aturiya musore batise ko hari benshi turamenya ati nuri uri inyuma kwa kundi wejyanye n'umuntu akagira gutya. Bata batuwo ngo abantu bose barahindukira bonane kirimo umuziki. Bati kirimo umuziki, kuko Imana igiye kuvugana nawe. Ubwo we ntiyaranze nkuko nanjye naje ahangaha murumva. Ati tambuka, ndatambuka na cya gikabutura gutya. Ati uvuga Imana imbwiye wa musore we. N'abari hanze baba barinjiye, bati muze muri aho Imana ivugana kirimo umuziki. Baba barinjiye wa undi ati mva nkubwira, ati ngewe neretswe. Ati nitwa Vedasti, wacu ni Rurindo, ahamageza ari ubwa mbere. Ati ariko nubwo nigishije mukamwafashijwe, ati ijwi ryahereye kare nkigera hano. Imana yambwiye ngo ugiye kugukorera ubukwe. Imana ishimwe. Ni kandi Imana yambwiye ngo imodoka ya mbere izaba uri ku Giporoso, iya nyuma iri Rwandegisi. None abantu bose bari bati mutuze ndangize kumubwira ibyo Imana yambwiye. Akagira ngo nugufashwa, nawe barimo barasekeramo bamupinze. Bati ikindi, ubutabazi bwawe ntabwo buri mu Rwanda. Bati rwose njye mbonye ubutabazi bwawe buri muri Amerika. None igitwajya mu rusengero ati bati ikindi kintu, igihe kizagera ujye uhembwa udakora. Uwari uyoboye gahunda tumva mugabo, impano y'ijambo ry'Imana uryibitseho, ariko impano y'ubuhanuzi wihangane rwose. Bati nanjye narishoje n'ubundi nta kibazo. Ngo ngisubiye kwicara kirimo daze muri Amerika ufite nyugo sengeye. Nihoya hariyo cyo ko wanyuze nihoya. None tubura abantu zurura bwakiriye. Ise ko numvise ari Imana ivuga. Ndabwa n'uwite. Uri Imana ireba, uri Imana ishobora byose, ni ibiki? Baramvuze sinzi wasohotse. Claudie waje gusenga, huye ntabwo naje. Haje umuntu atwinjiza mu ijambo turapfa. Ariko maze gusoza aravangirwa. Yavangiwe ate? Yahagurukira kirimo umuziki. Aramubwira ngo Imana igiye kumukorera ubukwe. Imodoka ngo yambere izaba iri ku Giporoso. Ngo kandi ubutabazwa ngo uri muri Amerika. Batise ko yavangiwe agakabya cyane. Bumvaga ko nta cyiza cyagira gute. Sema haleluya. Ye baba we.
Imana nishimwe. Ndangije bivuga gutyo, bukeye ngiye kureba umuntu arambwira ati simari ngiye mu Kiyovu, nireka tujyane. Arambwira ese mu Kiyovu ugiye? Ati reka tujyane. Tinabonye umuntu rimwe twahuriye ahantu arambwira ngo nzamusure, reka tuzajyane tugeraho mu Kiyovu dusange ni umuntu hatuye nyine hafi hano hirya hafi ya Beneri. Haramutubwira ati karibu. Numva nawe ntibari baziranye cyane koko. Ati yo, ati burya tutandukanye wasenze isengesho umva ndagukunze nifuza ko wazasura. Ati uyu muhungu ati nyine turaturanye za Rugarama. Ati ni karibu. Ati hano hari fanta, ati hari ji, ati hari n'amata, hari na yawuti, hari n'amazi. Ageze ku mazi ntaragakubitwa n'inkuge nayanywereye mu izina rya Yesu. Ati hari na ji, hari agashya, hari n'iki, ni yewe nuretse amazi ibindi byose turabinywa ntacyo. Numvaga ntazahaga, abasekeyemo wabonaga ari umwana wo mu bakire, niyo yiseka ni byose nge nabinywa. Kakadamu gashyiraho ikintu cy'ubwenge. Bati umusore rero n'umunyarwenya, mwihorere turinywera ka cyayi. Ariko numvaga ji, fanta, icyayi byose nabyo. Azanye iyo teremusi ashyize aho ngaho, rwose igikombe cya parasitike. Yabonye ko ari ubuntu buri aho ngaho, yatubonye intambuko, agira iyerekwa azana igikombe cya parasitike pe. Ariko mbabaze baroko, hari ukuntu umuntu ajya gusura ukazana bwa buntu wagiye Nyamirambo gatoranya bw'ubuce, urabona ubu bujyana hehe? Wajya uzana ibikombe bigaragara. Ntajye mutubabarira ubuntu bugaragara, nimba warahaze twarahaze, ujye uzana igikombe kigaragara. Warangiza ukabwira umuntu shyiremo tungahe, urashyiramo tungahe? Ari diabete ndwaye, shyiramo ikore, shyiramo ikore. Ibintu byo kwitereza ubuntu bw'ubuyiko bw'ubuce wagira ngo kabone isukari ntiyanagiyeho. Ego ibyo wa mukobwa azana igikombe cya nido ashyiraho, azanye isukari. Ati nimwihereze, sinzi ukuntu nagize gutya ajya kwitaba telefoni. Ati nimwihe nta kibazo, mukurikiza amaso. Igikombe cya nido arapfunduye, ni bya biyiko binini nk'igitiyo. Nuko nkajya ngira gutya, ugomba nyoye nk'ishumunani y'amata. Shyira mu gikombe vuba vuba, umva umunyenzara. Nkoze ku isukari, shyizemo ibiyiko 5 by'isukari, mpita shyiraho icyayi vuba vuba, ndakoroga mbashyize ku munwa. Ni Yesu we, ni mama w'Imana we, ningunire bahano Yesu yibera. Yawe mba ndahiye, inkanga zirahiye zirashwanyutse, kwe kuntu cyari gishyushye ndahoza nkajya ngira gutya, mba mbaye ibisebe, amaraso baraje nkabandamirana. Ye baba Yesu ibintu biracanga. Wa mukobwa barinjiye asanga ndimo ndahundaguza nk'ugisambo. Ati nimwiyongere nturavuga neza. Mbashyizemo isukari, ngeze ku kiko cya 4. Ati iyo sukari yose ni yewe, ni kwa muganga bambwiye ko nta sukari ngira mu mubiri. Nushaka useka ariko nanyweye. Iryo bondo narigendeyeho ukwezi. Umwanzi aragasonza, umwanzi akagira ate yo. Iryo bondo narigendeyeho ukwezi. Kakadamu nako kakajya kajurukira mu ibondo nk'akantu gakuze. Dushonje dumaze gusoza, kaba kamuzamura isengesho ry'umukene. Ibintu byo gufasha abakire, by'ibintu byo gusurana nk'abakire, ibyo birabareba. Dore umugisha uri mu bakene. Karazamura, uri Imana ishobora byose, uko wagenda nyine munsi uzagendane n'uyu mukobwa. Mana we iki cyayi mva isengesho mva yagezeyo. Turashoje rero turatashye. Mu bakire rero haba harimo ibintu byinshi. Ubudobo bwashizemo umo, ubujekani bwashizemo amavuta, ubusabune batarangije gukaraba, inkweto zitaranasaza neza, urutagira urwarwo. Kakadamu gatangira gusitara ku kadobo. None se muko ubudobo ko ari bwinshi? Bati babwashize mama umuniki, buse nawe akijyane. Bati kajyane. Dodere n'akandi. Atangira atoragura, bamuhereza umufuka. Aka gasabune se? Bati kajyane. Na yo nukuri urakoze. Kara kajerekani se? Uru rukweto se ntirugira urwarwo? Akaba aratoraguye. Ni ukuvuga ngo Imana ikurinde ibimenyetso bimeze nk'ibisazi. Akaba aratoraguye. Ibimenyetso bimeze nk'ibisazi. Ubukene burya ni hafi aho yo gusara. Akadamu karatangiye, abakozi bo mu rugo bari muri ariko noneho mabujo abantu bamusuye. Ninge turagusaza Nyabugogo.
aratoragura nuko uretse Yesu yagendanye natwe. Yesu urukweto rumwe, Yesu w'agasabune kamwe kagiye gushira, ariko baroko ageze nyuma ya rwa rugo rw'ibirabyo. Urabona mu Kiyovu hambira hani rwa korotire zari ibirabo igihe cy'imvura. Ati none se izi mboga, ati tugurira Nyarugenge. Nta wamenye iby'izi mboga ziba zarameze, ariko buse nawazi bati ca bugufu zisoromere. Ariko atiye ntakubwira ko Yesu agendanye natwe. Asoroma atsindagereje za ndobo, ntazi nimba baranazisobyemo, nuko atsindagira ashyiramo. Imana impaye imboga Etienne, maze Imana ikama udushyimbo. Bati yo, bati ntibakudahire birahari. Iyo hirya iburyo umpaye n'udushyimbo nza gushyira ku mboga Etienne. Yesu yagendanye natwe. Imana impaye udushyimbo, maze Imana ikama n'umuceri we. Agenda asabiramo, umufuka wagiye wuzuye, akadobo urukweto rwa kamambiri rumwe. Ugari imbere muri inyuma. Ariko se mama w'Imana atushingukeho, oya kwanywe biko 8 by'amata. Iyo filimi Yesu ayishyize ku isoko, ntiyabona aho ashyira amafaranga. Iyo filimi igiye ku isoko, tugenda Nyamirambo yose, yo Gitega, tugera mu rugo. Haciyeho ukwezi ndarota. Abakiri hano nimumvugire ngo amina cyane. Haleluya cyane. Ndota inzozi. Umuntu araza arambwira ati Etienne mu nzozi, ati haguruka. Nako ati byuka wicare. Ndicara. Ati reba hakurya hariye, nindahareba. Ati uraharuzi iki? Nindahabona ikawa. Ati ruhande rw'ikawa nindahabona abantu batatu. Ati ho hagati ameze ati nindabona yikoreye igiseke. Ati harabuzi niwa nta numwe nzimo. Asa nk'ubigiza hino gutyo, ubwo ni mu nzozi. Ni wo hagati wikoreye igiseke, inka ishinge, yari yikoreye ishinge. Ndabona naramubonye ahantu rimwe n'ahantu gutya mu Kiyovu. Ubwo ndabwira uwo tugize gute wari mumbwira. Arambwira turiya niwe mugore wawe muzabana, hamwe na mwe biko 8 by'amata. Wa mwana wo mu bakire, nanywe ibiruko 8 by'amata. Ati dore n'uwo nguwo, ati igihe cyo gutabarwa kwawe kirageze, nzakugirira neza, nzakugeza kure. Haleluya cyane. Nzakugeza kure nduwiteka. Igihe cyo kugeragezwa kirarangiye, no guterera umusozi ni igihe cyo kuwucyamika. Ndakanguka n'ibintu ndose nibiki. Mukecuru ati nibiki? Ndabimubwira ati ubwo ntabwo sinamenye ibyo ari byo. Atongera wisinzirire. Nongera ndasinzira, zanzozi ziragaruka. Nizanzozi ziragarutse. Ati ubwo sibyo nibiki? Nisimbizi. Ngiye gusengera ahantu mu cyumba, umunyemana ati inzozi warose. Ariko namuza muhano ntuzi ko munarota byinshi. Ati wumva ni inzozi z'umwihariko zitandukanye n'izindi, nta muntu n'umukobwa. Ati ni naramurose. Ati Imana irambwiye ngo ihute vuba ngo amaboko ya marayika yamanukanye ibisubizo byawe ari ku mutwe. Mera Imana icyubahiro cyane. Mera Imana icyubahiro cyane. Uyemere n'amashyi cyane. Uyemere n'amashyi cyane. Uyemere n'amashyi cyane. Uyemere n'impundu ku babyeyi. Imana ishimwe. Amen. Imana nishimwe. Amen. Ndakanguka ndavuga ni ibintu biturutse kuwiteka. Nzinze ubuguru na cya gikabutura no mu Kiyovu. Ndakanda ku masone. Umukobwa w'umukozi ati bite? Nisesemi nyinshi. Ninarinje gushaka abo. Mubwire kurinde. Mubwire ko Etienne. Aragiye arababwira ati mumbwire yinjire. Ndinjira. Nyamukobwa nawe andebera gutya. Arangije university yo ngiyo za Inirake. Angira gutya. Ati ko ndakumenye. Ninazanye na wa mamanga. Se muraturanye? Ni ati Evete Evona ni mumuha ibyo kurya. Babonaga ari mayibobo nyine. Umukobwa aragenda, ibyari byasigaye mu masafuriya ku masahani kusanyiriza hamwe. Niba aravuze ati ngiza amahirwe sindi bumene uyu munsi. Ibikonje bigize gutashyira hara ku rubaraza. Ati reka nzana amazi ukarabe. Niho navuye mu rugo nakarabye. Kandi ubwo nje kurambagiza. Ndariye, abakozi baranyitegeye bati filimi iraha. Ati ikintu kirarya ukagira ngo nimbwa iri mu kurya inyama. Ubwo mba ndasohotse, ibinjyanye simbivuze. Icyumweru gikubise, Yesu mwene Mariya baragarutse. Ati cyakujyanye n'icyo wakoze, subira uzamubwira ijambo rimwe gusa ashaka uzamubwira ko wamukunze, ibindi uzabireke. Subiyeyo.
kubivuga birananira nabonye umukobwa n'uburyo cyinjiraga mu ivatira ajya ku kazi birananira neza mvuga nasima ubu bintu nibyo abadayimoni bakajya basanga bazagukubitira mu gipangu rimwe bagukubitira mu gipangu rimwe tujya tugira amajwi rero bazagusekura wangegera we umeze gukinuka ubu ujya kwenda iki hariya shitani yose ikaza ikamagarara imbere uwiteka nawe akaza mu ijwi rituje ninjye wavuganye nawe. Imana rero ikunda kuza gakeya kuruta satani. Haleluya. Subiyeyo kubivuga birananiye banza n'ibyo kurya bwa kabiri ndariye ubwa gatatu nabwo ndariye abantu batese ibi nibiki njya mu cyumba cyari Muganza ku mugabo bita mugira amacumba n'umweri w'umupasiteri yabaye pasiteri yagiraga icyumba ari umunyemana ukuntu mba ndicaye abamagaza imbere ati ngiye kubivuga ngira ngo ni cya gikabutura hari nicaye nabi ati hoya ngiye kubivuga abantu batese nibiki ati yumva wa musore we hano haje kangani n'ubwa mbere hatumva ukuntu Imana ivuganye nanjye ngo nkubaze Imana iramwe ngo ninkubaze ngo ko yagutumye kurambagiza yagutumye kurya. Abagore n'abakobwa bari muri iryo teraniro bati kwe batuhanuzi buri hano. Ndagiye no kwa wa mukobwa saa 3 naringezeyo saa mu gitondo agisohoka ni nabashakaga reba iyo mpagararo n'igikabutura mu menyo nta giti nacishijemo reba urusatsi umuhimbyi w'ikwarasi yaravuze ngo na nyuma ya 0 ni nabashakaga agira gutya ati mbwira rero nakerewe unashaka iki ni nyine nari naragize wari waragize ute ni nyine ni naragize ufite ikihe kibazo se nakazi ko mu rugo ushaka se ni hoya ni ikize ni nyine naragize naragize bati se ni iki kutavuga ni nyine nakazi ko buzamuse tubwire turagufasha ni nyine nari nagize abona natangiye kugira ikibazo atubwo rero nibaguha ibyo kurya ndumva ntazi ni nyine hagarara nkubwire none se ko ntambwira nibiki ni nyine ni narabakunze avaniyo ageza ku mutwe abwira wa mukobwa ati fungurira porotaye ati umuntu uzongera kumukingurira azambona. Numva bandengeje inyuma y'igipangu ari mu kuvuga ngo isuka n'agatebo nanjye ngenda umugenda nikoreye amaboko nari kuse Yesu nubu mbaye injangwe ko ariyo bitaga isuka n'agatebo kera mu cyaro ariko kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rigire gute Bishop yavuze ngo hahirwa uwize ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Ndagiye mbaye iyo ngiyo nikojeje iyo ngiyo umukobwa nawe Yesu azamusure uwajya agasura ambwira ngo genda uvuge ubanza ari wamusuye ntumbaze iby'Imana agiye kugira inzozi abona ngo inkangara murayizi imbere y'igitanda cye yitwa Kararisi aramubwira wamubwiraga ati pfundiro nkangara afata umutemera agiye gutya arebye mu imbere abona ni kirimo umuziki wicaye mahita apfundikira akanguka atokesha ati mu izina rya Yesu nyabingi n'amahembe n'ibitega n'abarangi ndabirukanye ahamagaye abakobwa bagenze biganye ati mufashe babagiye mu yitatu yihuse bati hano haje uruntu rumeze gutya nka mayibobo ati noneho ndubona no mu nzozi bati wo ni igini bafasha yitatu umunsi wa mbere dukubise nyabingi dukubise ibitega kandi Yesu ntabwo yacyahika. Umunsi wa kabiri harimo umunyemano agira gutya atari ku muntu uza kukureba iyo aje aza yambaye imyenda imwe ati yego nyine atajya kuba inzobe se atahubwo n'inzobe yakuba nyine urumva kugenda umuntu akura ati none se kunumva ijwi rimbwiye ngo niwe mugabo wawe batokeshereza rimwe bati nkuko kuvangirwa mu izina rya Yesu bafata mu ijosi baranigura undi ati yewe ati nge mu ibyo kurya ati ijwi niyumviye ubwo aba yavuyemo abandi barayasoje baritahira agire ku munsi wa kabiri bayavuyemo arote yankangara afashe wa mutemerero narawukomeje uwamubwiraga ati uwo nguwo watokesheje Afrika yose Aziya yose Iburayi nta wundi mugabo dore n'uyu muzabana ndabatangariza ngo ubu niwe turi kumwe tubyaranye gatatu ayo mashini barayimana nimuyongerere ayo mashini barayimana we
Imana ishimwe, haleluya. Imana nta jambo. Yubu yaravuze ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana nishimwe. Imana iramwemeza atangira ashakishe neza, nuko abangezeho anumyeho njyayo, ati amateka yawe nayahe? Ndayamubwira ko hakundi nababwiye nkitangira bwa buhamya. Imana yarambwiye ati umva no muri toilette waraye ntuzamuhishe uzamuge. Ndamubwira byose yantegera amatwi, ati none urifuza? Ndifuza ko wambera umufasha. Nuko ibintu birakomeye, Yesu barabikomeje, imvugo y'abarayikomeje. Arangije tuba turerekanwe mu Rugarama hariya. Abarokore bati muze muri we shitani na marayika ku ruhimbi. Ubwo shitani ni ngewe, marayika ni wa mukobwa. Abarokore n'abana beza baravuga nyine, nuko bakubise igitwenge. Abandi bati bira nibisohora umuzambaze. Abandi bati sura mukobwa muciki buriya. Abandi bati buriya bamurangiye mu muti. Umva amagambo. Ndagira ngo ariko mbibutse ngo ntabwo Imana ijya yita ku byo bavuga, ahubwo Imana yita ku cyo yivugiye. Imana yo yita ku ijambo yagize gute, yivugiye ubwayo. Ntabwo Imana yita akajagari k'abantu bakuvuga, ibyitaho ntabwo warenga umutare. Reka iyo ikurikirana ijambo ryayo ibihe n'ibihe. Haleluya. Tuba turerekanwe iwabo. Hanyuma biteye kabiri, sekunde butambwiye abavandimwe bakonye nakubwiye ibyanjye. Arambwira ati nanjye rero, ati nuko nyine ndo muri iyo jenoside, ati cyakoza nasigaye nyina musaza wanjye umwe. Nese ni uramuruta nabahe ko naramubona, nabagiye ku ishuri, ati we niwe mukuru. Ati ntawe winahanga harubatse, atuye muri Amerika, akora muri Banki Mondiale. Akora muri banki y'isi. Ntiye yahoze akora hirya kuri Benera, ari diregiteri wayo, sinzi ikizami yakoze ngo aragitsinda agenda atyo. Murahita mwibuka bwa buhanuzi bwa wawe ngo ubutabazi bwawe buri hehe. Bwira umuntu mwegeranye ngo Imana irareba we. Imana irareba we. Irareba, burya Imana irareba. Bishop nahagarara no mukanya hoza hagarara ati mbonye burya irareba. Ujye umushyigikira muri ariya mavuta. Haleluya cyane. Imana irareba. Baba baraje baruhukira i Nyarutarama, yegere muramukazi we w'imisatsi igera hanyine, agasuzugo ni kakandi ka Derina nikarabaye. Nibingibi umukobwa yaranyemeye, ariko n'umuryango usigaye ntinzamenya yuko n'ubugingo nzabubona. Najyaga nivugisha, Imana itureba nk'udusimba, nk'udupusi, nk'uduki mu bibazo tuba turimo. So iki kintu Imana yagishobora, se Imana niyo yavuganye koko nanjye tuba tumeze dutya. Umukobwa ntumyeho, nari mfite agatelefone k'umuntu w'umuturanyi. Wa mukobwa ntiyigeze angurira kenda. Mu kwerekanwa natiye umusore witwe Dimo, wari utuye hariya hafi za Rugarama. Habe n'agatelefoni ye yashakaga. Uwo musore nawe bagari hafi ati dore baraguhamagaye, ibintu utamenya nimba ari ibintu bizasobanuka. Umukobwa ati yewe antumaho wa musore, ati ngo ejo ngo uzagende ngo fiasi wawe ngo azajye kukwereka musaza we. Ni ka gakecuru karapfukama. Uri Imana ishobora byose, kavugaga uburime. Uri Imana ishobora byose, ariko wumve ryajwi ryambwiye ngo umugisha wawe ufitwe nande. Inzira z'Imana. Ubu Imana nurira ko twuzuye umwuka wera, nureba ko tumeze neza buri wese kabisa, avuga ati hamya Yesu, ukamuhamya ukamuvuga wivuye inyuma. Ariko ubu Imana bakakanya mutuvugana, ishobora kwinjira hano tukayoberwa nimba ariyo, igakora akantu k'akazami wagatsinda, yabaye nka Petero. Inzira z'Imana tureba ibigaragara n'ibifatika n'ibisirimu, ibi bishobora kwinjira ahangaha twese tukatika jina na Yesu Nazareti pepe katika kandi ariyo. Ndagiye kagakecuru, uri Imana ishobora byose, uko wajyanye na Mose umutima w'ipfa wari kujyana Epfeni, Mana yafe ushobora byose Yesu. Ubwo Yesu ni Yesu, ariko ubwo Yesu nyine akamenya kubitandukanya. Ariko Yesu ndamukunda arata, mwamumereye amashyi we.
Yesu. Amen. hamenya gutandukanya nyine bamuvuga yefu ariko bakamenya ko ariyo bavuze. Ni umugabo mwiza cyane Yesu cyane. umugabo kukecuru karasengeye ngendana n'aya mavuta yako n'inyarutarama dusanga wa mugore yicaye mu idive mu itaje abantu bakora muri banki mondiyari abana bamwe nibo bavukiye ibyongereza nibyo bikora abana barangije kwiga za California mushimusa uwo madamu mu byongereza gusa ndarara ni karabaye mugore ndebye gutya karari ko namumenye avugira mu mazuru rero abantu bavuga ukumva ntibavuga baravuga batabishaka kubera amafaranga karari ko namumenye bati niwe fiance wanjye nababwiraga cyangwa wibagiwe kuvuga oya ntabwo nibagiwe kuvuga ujye kwe ubwo ntwari iyo ugiye kuvuga niba nabona biwewe ngo niwe fiance nuje kwereka musaza wawe ubwo musaza wari ataraza haryo usigaye usengera hehe ati muri ADPR muri babasazi muri babasazi ahita ntiyigeze aripfana mbona nkubwire bahagarara nko muri saramanje basize muri sare ko nyine n'undi hari akenda kakabonerana batagiye hirya kararimba wari umbwiza ukuri uvuze ngo iki uzi ko ari muramukazi wanjye nasigaranye none se nicyo cyatumye tutajyana muri Amerika umunsi musaza wawe yakubwiraga ngo uva mu Rwanda ntacyo usigaye wakora nta nyoko ntaso ukanga ukavuga ngo ntushaka kugenda ni ibi ngibi wajya ngo uzamwereke wongere usubiremo twumve atari ko burya bwose ni fiance wanjye ntuje kumwereka se nje kumwereka nyine bamukurangiyemo umuti se bati hoya aba mwiganye se nta musore ati n'uyu nguyu nahisemo none se bararuzuye nta kabazo afite mu mutwe bataruzuye ariko batumva nkubwire mama Gabe musaza wanyaza kukurambagiza iwanyu Gitarama Remera Rukomo kwa Karuhije iyo ngiyo aza kukutwereka ntabwo twakwakiriye twishimye umbabarire cyane rero nanjye nihitiremo aho genda rero cyakoza musaza wawe nabyemera umva nanjye nzagushyingira musaza wawe nadore ngaho rose ngenda abona ari umusazi musaza wabarinjiye n'amakote ikaze nakubwira habari ni karabaye nuko umugore aho yicaye mu ntebe yatangiye gupfuna nk'intama umugabo ati suri mu biki mu Magabe ati ntacyo ariko si umugore yasaze ubaye iki ntacyo undi ati karari uwo ni musaza we amasaka areze mu Rwanda baza mu mpeshyi mu kwa karindwi n'ejo bundi baragiye undi ati areze ati umushyitsi ati ni wa musore nakubwiraga ni fiance wanjye abagabo rero nubwo banenga ntibahita babigaragaza bagira gute bati witwa nde Musafiritieni kuvuga birananira wa mugore aho yicaye Lata witwa nde Musafiritieni tuye he Nyamirambo nkajya njara kuvuga bikananira nkumva byasohotse byiruka kubera ubwoba we barokore mwe wa mugore we yasetse arenda kunyira undi ati cyakoza nuza kugira ikibazo nuze kumwe muri njyane kwa muganga nk'ubu urimo uraseka ibiki ati ntacyo bakwakiriye niyo twe tukiza baguha iki Fanta umuyihe Orange barakazanye hari mu mpeshyi gakonje uko nagashyize ku munwa agacupa kanga kuvayo goto ngo hubu babazanya kandi umugore aho yicara muri mbashyize ku munwa ka kabiri natewe nibishaka bipfa ariko nanyweye shyizeyo ngo hubu bazanya ka gatatu umugore ati kwa abara none harashwanyuta ati kwa aseka sohoka nushaka ushinyika ariko nanyweye ahamagaye wa muramukazi watirikoye irya mukuru riratinda nirihera umuntu ni umusazi umuntu wafatesha eshatu kwa sebukwe
nanyweye fata 6 niho nari nziboneye 6 ndazikubita. Hari ukuntu njya shwanamo na madamu bimwe by'abagabo n'abagore ukumva kanagiyemo ati zafata 6 nushingukeho. Ushenga wakaho ushingire hirya. Ibyo birarangira fanta wa mugabo aragira aradukamiye aradufotoye arangije arigendera. Burira indege baragenda. Nanjye subira kwa kagakecuru ngeze i Nyamirambo. Agakecuru kanyitegereje ati cyore ati ko ndabisa nk'utwita ibiyaga ni nanyweye fata 6 toka mu izina rya Yefu. Reka nabu byayizicira nibishaka bizapfe nanyweye. Ibintu birakomeye. Wa mugabo ageze muri Amerika amagaye mushiki wa turya musore afite telefone ati hoya urya musore ngo bimeze bita ati ni kuri ababyumvise ko mushaka ne abaramamaga urya mukobwa tuvuganiye kuri telefone yande ya madamu ya mushikiwe aho mu Kiyovu. Ubwo ngiye kugenda kagakecuru nabwo karavuze ati pfukama ngusengere uri Imana ishobora byose ugendana na Etienne umusiga ubwiza n'amabufa Mana ya Isiraheli uriya mugabo ntakabona iki gikabutura ujye umuhuma amaso. Ubwo se umuntu abura kutakibona gute kandi areba nuko iby'Imana nta wamenye byari byo. Ibyo birarangiye umukobwa ndagiye telefone ati ninza kumwitaba nanjye ari gihanuka nyine no umuntu ushaka ku bintu bye yihuta abanyaburayi niko bameze nino sarashakira iki ati simbizi ibyo kwaza umusubiza. Umugarampamagaye nditabye ubwo ndimo ndatengurwa. Umukobwa agiye mu cyumba asize nko muri saro kugira ngo mwe rugari nyine. Alo ni Munyaneza Olivier New York. Ati nagira ngo tuganire neza. Hajya nguri fiasi wo mukobwa ni fiasa wanjye. Ufite inzu se? Oya nayo mfite. None se ngo bukwe buzaba ryari? Ni mu kwa karindwi kuri 23 kandi ntabyo navuganye na wa mukobwa. Sinzi nimba bizari ku wa 4 sinzi nimba bizari ku wa 2 nasubizaga ibyo mbajije gusa. Ati cyore ko turi mu kwa 5 se mu kwa 7 nuza nizirasohoka zigiye kuzasohoka. Se usizabira he kuri paruwasi ni igiki? N'urusengero rurimo amakaro rurimo sima. Aho niho numvuye Imana ya Isiraheli. Niho nabonye aho Imana yitamuriye nk'igihe yitamuriraga Abisiraheli ku nyanja itukura ubwo yagabanyagamo amazi kabiri hepfo agakomeza ruguru agahagarara. Niho naboneye Imana numva ngo none rero ngo ni mushiki wanjye kandi ngiye yasigaranye ngo ibintu byo kuvuga ngo muzakodesha ngo haye igipangu kimwe uzakibanemo n'umugore wawe. Ati ni yego mba ndasaze numva amatwi avuye hanagiye mu mugongo. Ati cya kabiri agufasha ugenda ushake sare nziza hoteli yo kuziyakiriramo ibintu bya paruwasi namenye ibyo ari byo ngiye kohereza amafaranga muzayiri. Ni yego. Ati kandi mutuze ibintu by'imodoka bizatwara abantu. Ati ubwo ngiye kubitegura. Ni yego mba ndasaze. Ati n'ibintu bizakira abantu muri reception. Ati ubwira umuryango wawe famille ufite bugufi ati yiturize. Ni yego. Ati ubwo nyiteguro myiza rero usezere kuri fiance wawe mba ndi ku kazi. Abarakubye umukobwa nawe baraje yirukanka. Ati nikoza tumvuganye nawe numva nkubwire tuzavugana ngarutse ni ntumerekeze tuzavugana ngarutse. nderuka neza amaguru nyabangira ingata ndagenda no kwa kagakecuru mageze. Agakecuru ati cyore ati bimeze bite se? Ati bimeze bite? Ati ko ndeba ati niyewe ni nyine ni gipangu mbaye nya ni gipangu na hoteli atubaye ikimu. Ati kwa fesa uvanye ibiki? Ni nyine hoteli ni gipangu hoteli mba ndasaze. Ariko umukecuru ntiyabyumva. Wa mukobwa rero nawe ubwo nyine nzakaza kumamagara nyuma ati ngo nufate ubutumwa bwawe hano mu mujyi turahura dusangana amafaranga y'amadolari turayavunjisha ahwana n'amanyarwanda 1,500,000
duhita turiha sare hariya mu Kiyovu, turiha miliyoni 500. arasigara arambwira ati ngaho genda uyikenure bya bibazo byose ufite na wa mukecuru n'ibiki byose. Tugereye ko agakecuru ndagiye nkeretse ya mafaranga, atubwo ni wibye ni hoya, ni nayambwiye ngo twikenure. Ubwo twagiye Nyamirambo, twaguze ibiro 8 by'inyama, twabiriye umunsi umwe. Tugura imyenda, tugura agatelefoni, ngura ipantaro, ngura ishati, ibintu biburyohe. Ndatangira nanjye njya kuri rezo. Ubukwe baburegereje nihuse kugira ngo soze, wa mugabo bayuri indege araza, byose imodoka zose yaraziteguye, Nyirangarama yarayiteguye, babarokore bose bataha bukwe. Tujya mu rukiko nambaye ikote ryiza, mukawi wanjye yambaye neza, muramukazi we yamuzaniye. Abanyarugarama barabibonye, umwe akajya abwira undi ati Filipo we, ati ndebera urabona amagaze cyangwa ndimo ndagenda, undi ati nanjye simbizi. Kubera ibintu babonye, Imana inkorera ubukwe byose bigenza neza. Muri resebusiyo arangira, ampa igipangu cyanjye nyirimo kiri hari y'indera. Icyo gipangu cya porotaye 3, 2 narazikodeshaga, indi nkayibamo. Mbaye umusirimu, nangira koga amazi ashyushye, mbwira madamu ni narashonje, niba nzabona ibimazi ati ibiryo birahari. Niwimbwira ngo birahari, ndashaka kubona mbirya. Ni ukuvuga ngo saa moya nararyaga, saa 2 nkarya, saa 3 nkarya, saa 4 nkarya, saa 5 nkarya, saa 6 nkarya. Madamu ati mu izina rya Yesu niwinokeshe ntabwo ndi nyabingi ndarya. Ariko murabona ko nahaze, urabona ko rwose ubunahaze. Haleluya, Imana nishimwe. haleluya. Izi ntabwo ari mibe, izi ni ingaruka z'ibiryo. Imana ingirira neza, yica umuzimu, irangije impereza ifamu, anyoherereza inka zivuye mu Budage, hariya mu Kabanda ngurira ifamu. Inka yakamwaga makeya ni litiro 20, izindi hari yakamwaga litiro 30, mu gitondo 15, nimugora 15, ngo ku munsi 30. Nangira nywa amata ndacya neza, maze gusirimuka nkajya nambuka muri cya gipangu ngenda nishyuza. Niko mutishyura nk'uwacyubatse neza, niko mutishyura. Ati hangane, ati turengejeho iminsi mikeya, nimujye muyashyira kuri kote hariya. Muramu wanjye yamamagara nkihwereza, tubona urwaye mu gatuza. Ni hoya, ati hoya jya kuri inkwaya, jya kwa dogiteri gucishe mu cyuma rero niba atari ibihaha. Akaba yohereje nka 500 ngo nijyane kwa dogiteri ngo rero niba ibihaha byese ko ari umwijito wishyushye n'ifiriti. Nk'abanyakubise ryinyo, uko wageragejwe cyane ni nako uzasubizwa cyane. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe, Imana iraneturura, imvanaho umwanda, imvanaho bya bindi byose. Inka zirabyara, inka zirabundagaza, amafaranga arameneka. Imana irambwira ati ntacyo urabona, nzakugeza hafi na kure. Njya gushimira Imana kwa wa mudugudu twaseberejweho, ka gakecuru kambaye imikenyero. Ubwo nagiye mbisimbuka kubw'amasaha, niko kari kabaye mama. Igihe tugiye gushima Imana, gafata inuza bagahereza mikoro aho kari kicaye inyuma n'ishakoshi, nuko kagenda gahukuruka nikorasi. Izakoze izo soni zo ndyarya ziyoberanya mu itorero, kuririmba ziraririmba no gusenga zirasenga. Ihangane, ihangane, ihanganire ku musaraba. Umwami Yesu yarihanganye ku musaraba aranesha. Izakoze izo soni zo ntaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka tumutunge ibiganza. Imana imuhe umugisha.